ubundi se komeruka umujyi nyine n'ubuhunzi mwabuguranye inkari babakobwa banyara bariyera mwabahunganye ubu muri kumwe babakobwa mwari mwarashingiye amarikwa shop mwamanukanye cyangwa bari kwihisha mu miki abantu baraterwa ntibimenye izo nkari mwazijyanye mwazihunganye mwari mwarataye umurongo ngo baranyara barabanyariye we ngaho nguko nizira ry'Imana dore abakobwa ariko ndabemeye baranyaye koko barabanyariye mwarabajyanye bari kubanyarira umwihishe bimeze gute umuntu arababwira ati dore igitero ngiki babagabye abantu muraje mutaye umutwe mutaye umurongo ni mumbarire tubwiraga ngo baranyara dore baranyara ikivuyemo ngiki sha umva murimbwa abahuta bo muri kuri umunsi aho uri umuhutu w'impunzi wigaye urimbwa kubera ko ubuhunzi bwawe ntacyo bukumariye ntabwo ushaka gutekereza nk'impunzi uratekereza nk'umuntu ufite igihugu kandi ntacyo ufite bakagushuka ukikira igito ugaseka abanzi bakaza bakagushuka ukajya mu mashyirahamwe yabo bakakugurana ibiyenda abana bagushakamwe amakuru barangiza bakagukorera idosiye wanjijiwe barangiza bakagukorera akadosiye basi ariho wabiherera amakuru ubundi ko mwari mwarigiza abarundi ko mwari mwarigiza abagande ubundi ko mwari muri mu nkambi mutuje izi mbwa zitaraza mwigeze mubiki mwari mwarabaye iki sinacyo giye mwakoreye amafaranga mwabashenze none bari kwirirwa bayabajyaga mwetangamwe imisanzu imisanzu yo kubashimuta imisanzu yo kubapakira FPR bakuyemo amafaranga n'intara ya gatandatu iyo yitwa diaspora amafaranga bakuramo n'ina bakuvuzamo ubudehe nibahingamo nibahungetamo uyu munsi ni muhagarare mu mbwire ngo ndumu diaspora ongera ubivuge abone isheja ryahehe barabahenze barabashutse muri ibigoryi ikindi kandi nongere mbwira abahutu gutunga amafaranga nagaruka kugira ubwenge amafaranga n'umugisha ubwenge burahawa burashakishwa urabyumva buri umaze gutunga utumiliyoni 10 20 50 pakikamye imwe ugize shop iranguza ngo umunyabwenge naga urubwenge umunyamugisha ubwenge bwanyu tuba twabubonye ntabwo buri hasi ya ntabwo muratwa n'iminja muratwa n'ibitamba mbuga abantu mushobora gukorera umwanzi umuntu wabambuye igihugu akabirukankana akabasanga mu buhungiro mukamukomera amashyi muri injiji nta bwenge mufite kandi ikindi mugani wa Malawi nuko mwayisanze nyine basinziriye mukagurana ibiringiti amahene mukahenda abantu mukabiba mukabanyagiho mukabagira imbwa none ubujiji bwanyu kugira ngo mumenye ngo baratwirukankanye tuvuye Tanzania turindagiye twigiza abarundi urinda kwija mu nkambi ikongo nuko byatugendekeye mugeze muri Malawi muratamaje reka da bamukamana ntibakiri bamukamana ati murashaka bagorori yose barabanyariye rero ngaho ni murebe ikivuye muri za nkari baranyara nyine ecoco gusa umunsi murangize mujye mwiyembera hariya ngaho se ni muzamure za filime z'ibirahuri by'amamodokari nkunda kababwira ati mwamenye ko muri impunzi mukicara hamwe mugatekereza mugashakisha uburyo mwubaka urukuta ntihagire ubameneramo ubu ngubu mugiye konona ibihugu mwahungiye mugende mujye kurindagira mugura amaseta mutesha impunzi ziziza ubwenge ubu ngubu ibitero biri muri Malawi mubyimuriye ahandi rero muri barangiza ngo mwahunze se mujya heko mwagiye kurindagira ngaho se ni mugaruka mukorere diaspora Kagame wanyu mu murebe muri ibitiyo FPR yoza imyanda numvisha ko hari n'ibimara bindi byayobotse ejo bundi byayobotse ku bwishi ngo kubera ubwoba mwo kavuna umuheto ubwoba se ubundi muzigera mugira amahoro byagenze gute tuzagira amahoro nk'abanyarwanda FPR inkotanyi zitakiri ku butegetsi mu Rwanda wowe ukorera FPR ukayiyoboka uri igicucu uri kimara nta nubwo ushakira abanyarwanda neza FPR irica irambura irahungeta abari mu gihugu nabo babuze aho bahungira naboneho kwihanganisha impunzi z'abanyarwanda zigera kuri miliyoni 12 zabuze uko zisohoka imipaka y'u Rwanda ndavuga impunzi bene wacu bari mu gihugu abanyarwanda bari mu Rwanda ni impunzi zabuze aho zihungira ko bari munsi nibura natwe turi hanze yarwo barababaje ababuze inzira mwese mwihangane rwose pe hano hanze ubugoryi ni bwinshi
ariko kandi twihanganishije abari mu Rwanda babuze uko nibura banasohoka bahunga, bari kwicwa, bari kuraswa amanwa y'ihangu. Iyo mico yanyu y'inkotanyi aho ngaho zayidusangishije hano ziri kuduhungeta natwe, ariko noneho mwihangane mukomere. Abanyarwanda tuzagira amahoro ari uko FPR yavuye ku butegetsi. FPR yananiwe kuna muri icumu, wowe uyikorera rero nawe uri umwicanye, uri umufatanyabikorwa wa FPR. None rero nimugire isoni mu nkambi yazareka rwose mutuvemo, mugende mujye mu migi n'amapasiporo yanyu n'ibyangombwa byanyu, mwongere mujye muri za wakawaka mukora amanama, mushakisha icyo gukora kindi kitari kuba mu nkambi. Nta munyarwanda uba mu nkambi. Ambasaderi wanyu kira gicucu ngo nuzuya rugira amande yarindaje avuga ko ubuhunzi bwaracitse kandi nimwe yabibwiraga, nimwe mu mwakira, nimwe mu mubyinira, muririrwa mukorana amanama kuri hehe. Araza mukajya kubyina mugateka, abagore banyu bagahenura, none naborabonye bambaye imenure baminuye, hari abahutukazi. None umunsi baturamye mu nkambi, mwanjije mwese ko ubuhungiro bwacitse, inkambi murayikora mwiki? Nimuve mu nkambi uyu munsi n'impunzi kwisi hose, ndabatutse ndabasuzuguye, muzabingayira ubutaha nimwisubiraho. Ikindi negereje kubona abahutu bimbwa bajya mu nsengero basengera, bo bajya imbere y'abarideri bakihana bakavuga ati narayobye. Abarideri muzabakira abantu nkabo, bazihane rwose, bazihane, basabe penetesiya, abajya kwa padiri. Icyo ni icyaha kihanwa nk'ibindi byaha byose. Mwahemukiye impunzi, ishyirahamwe ryanyu ryagambaniye impunzi. Umutekano muke dufite muri Malawi no kubera mwebwe. Ikindi, imbwa z'abahutu nazo ziri gushimutwa mu nkambi, bakazitwara bakazikubita, mukamenya ko hari amakuru, hari abantu bari gucumbikira abandi mu nkambi, mukababona mukabahisha, abantu bakirwa babishimaho hejuru ngo ubundi se mu Rwanda hari ikihe kibazo, akabikubwira uri mu nkambi ugaceceka, akagushimuta bakagukubita, bakubaza abantu b'impunzi ugatuza ugaceceka, amakuru ntuyatange, nawe urimbwa. Namwe bafashe ku ivandu bakabarya ku ngufu, muri ibicucu kazi by'abagore, mudashobora gutanga amakuru ngo nibura yiwe nibone ko dufite umutekano muke. Ubuse mu by'ukuri ibintu biri kuba muri inkambi mutabivugirije induru ngo duhaguruke dushinge natwe twishinganishe, murabona inkambi yo tuza kuyibamo koko. Izi mbwa z'aba diaspora aho ziri hose zigaye. Kandi ikindi, mushakisha uburyo rwose mwakihesha agaciro. Intero yanyu no kwihesha agaciro, nimwihesha agaciro, ntabwo muri impunzi. Nimuzamuke, turabasabye, turabinginze, nimwe mu nkambi, turabinginze, turabasabye, nimugire isoni, nimwigaye, nimwirebe mu ndorerwamo, muri mu nama, muri kumwe na ambasaderi wanyu, mufite amakarita, muri kuri diaspora, muri ku mbuga, muvemo rwose muvuge tangaha naho kuba abahutu bagowe, naho kuba batera hamwe. Mwe ntabwo muri intera hamwe ndabizi, mwebwe ntabwo mwahunze rwose, nimuvemo, turabingize. Twe kujya tubaseka kuko ngiye kujya mbavuga mu mazina noneho. Urutonde rwanyu ndarufite. Ahubwo bazabeshya ikindi, ntabwo nabuze amakuru, we barabashitse. Hagira kibeshya ngabwira aho gatuye, kanamvuge mu izina. Mwimbwa gusa. Ngiye ndi impunzi shandifiere yo kuba impunzi, mwashenze mwe. Nahunze ingotanyi, barazihunze. Nahunze FPR, narahunze yewe. Ndi fiere yo kuba narahunze ko nari mfite ibibazo birenze ibyo mfite ndi mu Rwanda. Inkambi yazareka indutira u Rwanda. Ni mundekere inkambi, muyindekere, mwe nimuve mu mwarayobotse, cyangwa se mubanze mujye gushaka abapasiteri babagangahure, abapadiri babasengere, abarideri, mugende mupfukame musabe imbabazi ko mwahemukiye impunzi z'Abanyarwanda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali ndugu yangu, uko mzima? Huku Malawi ndugu yangu kumewaka moto. Nchi nzima wanajeshi wanatembea. Mkimbizi wote mwenyewe anamkuta mitaani, ama wale wanaishi mitaani ama mikoani, ama wote wanalazimishwa warudishwe, wanapelekwa na kinguvu kambini. Ukikataa wanakudeport. Kisa Wanyarwanda wamewakuta na silaha nyingi sana. Wengine walienda kuzika makaburini, sijue nia yao ilikuwa ya kupindua serikali ama nini, mpaka sasa haijajulikana. Wengi wamerudishwa, na ule tajiri mkubwa wa Wanyarwanda pale Malawi amerudishwa moja kwa moja Rwanda huko. Kwa hivyo kuna msako mkubwa, na kambi ile ya wakimbizi imezingirwa sasa hivi na wanajeshi. Kwa hivyo ukubali usikubali, wakikukuta mpakani, mikoani, yani wote wanakuchukua na pelekwa huko kambini. Yani Mkongomani, Mnyarwanda,
mrunji. Yani wote yule mwenye anajulikana kama ni mkimbizi hafai kukaa nje ya kambi.